Rwanda bose yaba abasaza n'abakecuru bose baza dushwanya gusa amakuru y'itupa amakuru y'itupa umukino w'umunsi wa kabiri wo gushaka itike y'igikombe cya Afurika kuri Stade Amahoro Amavubi yari yakiriye igihugu cya Nigeria ku isaha y'i saa cyenda zuzuye nibwo abasifuzi b'abanyamafoke batangije umukino. Frank Trosten Spitra yari yakoze impinduka imwe ku bakinnyi bari babanje mu kibuga bakina n'igihugu cya Libya ubu yari Mugisha Boneri wasimbuye Rwanda Kastive ku ruhande rwa Oxene Guaven yari yongeye kubanza hanze Victor Osimhen ariko yashyize imbere Ademara Lukman, Victor Boniface ndetse na Samuel Chukwueze ngo bashake ibitego. Agapira kanyerera ku ruhande rw'Amavubi iminota ya mbere niko byari bimeze. Nigeria nayo yakoreshaga imipira yihuse ku mpande zari ziriho Ademara Lukman ndetse na Samuel Chukwueze bakatakisha Victor Boniface. Amavubi wabonaga ari mu mukino neza. Umunota wa karindwi George Kwizera yagerageje kuri umunyezamu w'ikipe y'igihugu ya Nigeria ariko umupira ugera hejuru y'izamu. Amakipe yombi yateraga umupira uryoheye ijisho, umupira wavaga ku izamu ujya ku rindi ndetse no mu buryo bwo gushakisha ibitego bwaragaragaye ariko ntubyazwe umusaruro. Guhera ku minota 20 Nigeria yari yamaze kwinjira mu mukino maze abakinnyi b'u Rwanda batangira gukora amakosa aribo Bizimana Djihad na Niyomugabo Claude bahawe amakarita y'umuhondo ku minota 36. Amavubi yongeye kurokoka uko Samuel Chukwueze yakubitaga umutambiko w'izamu. Ademara Lukman asubijemo biranga ariko kandi abarimo Nshuti Innocent igice cya mbere kirimo kigana ku musozo ariko ayo mahirwe ntibayabyaza umusaruro. Igice cya mbere cyarangiye amakipe yombi anganyije ubusa ku busa. Nigeria yatangiye igice cya kabiri ikora impinduka ebyiri. Samuel Chukwueze na Victor Boniface bavamo baha umwanya Simon Moses ndetse na Victor Osimhen. Iminota 15 ya mbere igice cya kabiri amakipe yombi babonaga arimo gushaka igitego ariko mu buryo bwo kugarira amakipe yombi nayo yarahagaze neza. Frank Trosten nawe yatangiye gukora impinduka kugira ngo arebe niba hari igitego cyaboneka kuko abarimo Kevin Muhire, George Kwizera batangiye kubona amahirwe ariko bikarangira imipira bayiteye hanze. Nigeria nayo yakomeje gusatira binyuze muri Ademara Lukman ariko Ntwari Fiacre akomeza kurokora u Rwanda. Amavubi yagerageje gushakisha igitego harimo n'ishoti rya Mugisha Bonere ku minota 88 umunyezamu w'ikipe y'igihugu ya Nigeria awukozeho arashya. Iminota 90 irangira amakipe yombi anganyije ubusa ku busa ariko icyari ku mutima w'abanyarwanda bari bari kuri Stade Amahoro n'abandi bari bakurikiye umukino. Ntwari Fiacre niwe wari wakoze ibitangaza muri uyu mukino. Abari bari kuri Stade Amahoro ngo kongera kuzava kuri Stade Amahoro ku ikipe izaba yaje kwakirira izagiza yikandagira ndetse ngo bizanagorana. Iravuguruye umuntu wese uzaza hano muzamubwire ngo ATMP attention kandi n'umurengesa abakinnyi ni beza bose. Niba umunyezamu ari kugukinira zira save abantu bose barimo ibintu ni sawa nta kibazo dufite. Aya Mavubi ni sawa. Bavuga ngo bafite abakinnyi bakina hanze ba Osimhen bose bibuze. Ikipe yacu irubakitse kandi turayoboye mu gushaka iteye kugera mu gikombe cy'isi. Niba tuyoboye kandi turi kumwe na Nigeria tuzayikubitira iwabo. Izaza hano Nigeria iragenda itanga isomo kandi makipe. Ndayishimiye cyane Amavubi ndayishimiye umutoza niba mwongeza kontara umutoza niba mwongeza kontara rwose. Frank Trosten Spitra uri gusoza amasezerano ye y'umwaka yasinye ngo hari byinshi byo kwishimira mu Mavubi ariko kandi barimo guteganya kutongera amasezerano mu ikipe y'u Rwanda Amavubi. Bernard ndishimye ntabwo nishimye kubera ko tunganyije na Nigeria ahubwo ni uburyo twakinnye umukino. Bihora ari byiza iyo wakinnye umukino mwiza. Bisanzwe umusaruro ugenda uza gake gake. Ntekereza ko buri wese yabonye ikipe ya Nigeria ifite abakinnyi bagatangaza by'umwihariko muri barutayazamu bari ku rwego rw'isi. Twabonye amahirwe make tugereranyije n'ayo barutayazamu babo babonye. Uri umukino mwiza ku ruhande rwacu ku ikipe ikomeye yari ifite icyizere cyinshi nyuma yo gutsinda mu rugo ibitego 3 ku busa peni. Oya ntabwo nzongera amasezerano. Nkigera hano bambaje igihe nifuza kuzamara hano mbabwira ko nshaka umwaka umwe kuko nashakaga gusezera kuko inkweto zanjye ziri kugenda zishira. Ubu zimeze nabi ahubwo nakwishimira ko zizageza mu kwezi kwa 12. Ntwari Fiacre washimwe n'abanyarwanda benshi ndetse n'abanyafurika uburyo yitwaye muri uyu mukino ndetse no mu maso ya benshi niba abaye umukinnyi mwiza w'umukino ngo bagombaga kwandika amateka kuri Stade Amahoro. Abo kuri match nateguye neza. Ni match numva ko ngomba kwitwara neza. Ni match yanjye mbere nyine kuri Stade Amahoro, so numva ko ngomba gutanga ibishoboka byose kandi nkitwara neza, so nabigezeho ndashima Imana. Icyo navuga Nigeria ni ikipe ikomeye urebye abataka ifite, ni ikipe iri ku rwego rwiza cyane, so kuri njye nta byunga bigeze binera
ubwo byamaye imbaraga kuvuga iyi match nitwara neza ushobora kwandikira amateka kandi niko byagenze. So ntabwo nigeze ngira igihunga cy'abataka ko numva ko ari abakinnyi nkanjye, so ni nk'amahirwe bafite kuba bari hanze i Burayi, so numva ko nagomba kwitwara neza kandi nabigezeho. Nigeria amateka akomeje kwiyandikira i Kigali, nta mukino n'umwe yari yatsindira mu Rwanda itsinda Amavubi. Nyuma y'imikino ibiri Amavubi yanganyije muri iyi mikino yo gushaka qualification y'igikombe cya Afurika mu itsinda barimo ya Nigeria, Benin na Libya, isize Nigeria ari iya mbere n'amanota 4. Benin yatsinze Libya ifite amanota 3 ku mwanya wa kabiri, mu gihe Amavubi ari ku mwanya wa gatatu n'amanota 2. Libya ni iya nyuma n'inota 1. Iyi mikino izakomeza mu kwezi kwa 10 aho tariki 7 u Rwanda rugomba kuba ari gukina n'igihugu cya Benin. Benin yakiriye muri Cote d'Ivoire tariki 15 kuri Stade Amahoro. Amavubi azaba yakira igihugu cya Benin. Urugendo rugikomeje rwo gushaka iki gikombe cya Afurika ku nshuro ya kabiri ku ruhande rw'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Imyaka 20 irashize, uyu mwaka 2024 urashaka tumenye niba ikipe y'igihugu y'u Rwanda isubira mu gikombe cya Afurika.